Reka dushimire rero kwa muzehe bamaze kuturirimbira, dushimire na Herimana umaze kudusengera. Turakomeje gahunda yacu yo kwiga ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato, ibyigisho byo mu cyumweru cya nyuma, mu minsi ya nyuma ya Yesu hano ku isi. Nibyo tumazemo iminsi, urebye hari tugiye kugera nko ku munsi wa nyuma niho tugeze, cyangwa se ubanziriza uwa nyuma. Ejo rero twari i Getsemane, twabonye ibyabaye mu gashyamba ubwo Yesu yari kumwe n'abigishwa be biherereye, arababwira ati mubane nanjye musenge mube maso. Ariko abigishwa be ntibigeze babasha kuba maso. Yesu yinjiye n'abigishwa be bagera kuri 11, abagera ku 8 abasiga aho binjiriye muri jaride cyangwa se aho mu gashyamba ahabanza, akomezanya na 3 aribo Petero, Yakobo na Yohana. Arangije nabo abasigaho indi ntera. Aba bari baragiye babana nawe mu bihe bye bikomeye, mu bitangaza bikomeye, nko kuzura umwana wa Yayiro. Bari bahari, bari bari kumwe nawe ku musozi hahandi iyi shusho yarabagiranaga Mose na Eliya bakarabagirana nawe. Baje kumukomeza. Petero ati reka duce inganda ahantu. Bari baragize amahirwe yo kubona ibintu bikomeye. Na hariya rero Yesu yagiye kubaho iyerekwa rya nyuma yagombaga kubakomeza. Arahabwira ati mubane nanjye maso. Nuko ariko agarutse Yesu yigira hirya, rukavuga ngo yigiye nk'aho umuntu yatera ibuye. Ni ukuvuga hari hafi. Nawe atangira kwiherera wenyine arasenga. Arangije icyo gihe hari igitangaza gikomeye cyabaye. Hari marayika wavuye mu ijuru aza gukomeza Yesu, aza kumukomeza ngo yihangane agere ku musaraba. Uyu marayika baramubonye ba Petero, baramurabutwe, ariko barangije barisinzirira. Umwanzi yari yohereje imbaraga zikomeye cyane, barasinzira pe, abateza ibitotsi, uko natwe ajya duteza ibitotsi byo mu buryo bw'iby'umwuka, ntitubashe kuba maso ngo dusenge. Nuko Yesu agarutse arangije ati Petero, ntumubasha no kumara n'isaha imwe koko? Yerekana ko hari i Getsemane Yesu yahamaze isaha imwe gusa, ntabwo yahamaze igihe kinini. Ariko ibaze muri iyo saha bari basinziriye. Urebe ukuntu ibintu byari bikomeye binababaje. Ahangaha mu migisho tumara isaha yose, hari igihe twiga tukamara isaha yose, kandi ntawe urasinzira muri twebwe. Ariko none ibibazo abantu bajyanye bari kumwe na Yesu, babonye n'ibimenyetso bikomeye Yesu yababwiye ibigiye kuba, mu isaha imwe bahita basinzira, ntibanamara n'iminota banza n'igice cyayo batarakimaze. Birerekana imbaraga z'umwanzi zari ziri hariya. Iby'Igitsemane rero twarabirangije ejo. Uyu munsi tugiye kureba ingingo ivuga ngo gusiga byose ugahunga aho Yesu ari. Gusiga byose ugahunga aho Yesu ari. Iyi ngingo ishingiye muri Mariko igice cya 14 umurongo wa 43 kugeza 52. Mariko 14 43 kugeza 52. Bibiliya iravuga ngo akibivuga Yuda umwe muri abo 12 azana n'igitero gifite inkota n'inshyimbo giturutse ku batambyi bakuru n'abanditsi n'abakuru. Ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso ati uwo ndi busome mwihangane gato nagira ngo numve uwo mikoro yari icitse. Ati yari yabahaye ikimenyetso ati uwo ndi busome ni uwo, mumufate mumujyane mumukomeje. Nuko asohoye uwo mwanya aramwegera aramubwira ati mwigisha. Aramusomagura, baramusumira baramufata. Maze umwe mu bahagaze aho akura inkota ayikubita umugaragu. Aka kantu muze mukiteho. Mariko aravuga ngo umwe mu bahagaze aho akura inkota ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi. Yesu arababaza ati harya muhurujwe no kumfata nk'uko muzira umwambuzi, mufite inkota n'inshyimbo? Iminsi yose nahoranaga namwe mu rusengero nigisha ko mutamfashe, ariko ibi bibereyeho kugira ngo ibyanditswe bisohore. Maze abo bose baramuhana, barahunga. Nuko umusore umwe amukurikira yifubitse umwenda w'igitare. Baramufata basigarana umwenda we, ahunga yambaye ubusa. Ahangaha iri ni ryo somo dushingiraho icyigisho cy'uyu munsi.
batubajije ngo ni iki kibaye hano cy'ingenzi cyane ku nama y'agakiza. Birababaje kubona umwe mu bigishwa ba Yesu bamubaga hafi cyane yaramugambaniye ku banzi be. Ubutumwa bwiza ntabwo butanga amakuru arambuye ku mpamvu yateye Yuda gukora ibyo. Ariko Ellen White yaranditse ati, Yuda yari afite ingeso yo gukunda amafaranga, ariko mbere yari ataragera ku rwego rwo gukora igikorwa gikabije nk'icyo. Yari yarakujije ingeso mbi zo kutanyurwa kugeza ubwo arizo zarangaga imibereho ye yose. Urukundo yakundaga ubutunzi bwarenze kure urukundo yakundaga Kristo. Iyo ngeso yamugize imbata maze yiyegurira Satani, ku buryo yemeye gusaya bikabije mu cyaha. Aya magambo Ellen White avuga mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose ku ipaji ya 561. Ubugambanyi bubabaza buri wese, ndetse bubabaza n'abagambanyi ubwabo. Bugereranya na Matayo 27 umurongo wa 3 kugeza wa 7. Matayo 27 umurongo wa 3 kugeza wa 7 se havuga iki? Matayo 27 umurongo wa 3 kugeza uwa 7 aravuga ngo, maze Yuda wamugambaniye abonye ko urubanza rutsinze Yesu, aricuza, asubiza abatambyi bakuru n'abakuru bya bice by'ifeza 30 ati, nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Ariko baramusubiza bati, biramaze, n'ibyawe. Ifeza ajijugunya mu rusengero, arasohoka aragenda arimanika. Ariko abatambyi bakuru bajyana bya bice by'ifeza baravuga bati, amategeko ntiyemera ko tubishyira mu bubiko bw'Imana kuko ari ibigozi by'amaraso. Mu nyumvire, amaze kugambanira umuntu no gutanga umuntu ngo yicwe, ariko batangiye kujya kweza amaturo. Bajya inama, bazigura isambu y'umubumbyi ngo ijye ihambwamo abashyitsi. Birababaje. Ngo ariko igikorwa cya Yuda by'umwihariko ni kibi cyane, kuko yashatse guhisha ubugambanyi bwe yitwaje ubucuti. Yahaye abari baje gufata Yesu ikimenyetso cy'uko uwari busome ari we bafata. Biragaragara ko Yuda yashakaga guhisha Yesu ndetse n'abandi bigishwa uburyarya bwe. Imvururu zavutse ubwo igitero cyafataga Yesu. Hari uwafashe inkota. Ubwo tubisoma muri Yohana 18 umurongo wa 10 n'umurongo wa 11 havuga ko ari Petero. Nyamara ahangaha twabonye yuko Mariko avuga ngo umwe mu bari aho. Kubera iki se? Turaza kubireba. Maze aca ugutwi k'umugaragu w'umutambyi mukuru. Yesu yavuganye n'imbaga y'abantu benshi, abacyahira gukora mu rwihisho ibyo babaga bafite ubwoba bwo gukorera mu ruhame ubwo yabigishirizaga mu rusengero. Ariko yashoje avuga ko ibyanditswe byera bigomba gusohora. Icyo ni ikindi kimenyetso kigaragaza ibikorwa bibiri byabaye mu nkuru y'akababaro, igaragaza yuko ubushake bw'Imana bwari hafi gusohora, ubwo ubushake bw'abantu bwashakaga kurimbura Mesiya. Abigishwa ba Yesu bose barahunze, harimo na Petero nubwo yaje kugaruka. Wakurikiye igitero cyari gifashe Yesu, maze bikarangira nawe ageze mu kaga. Ariko muri Mariko igice cya 14 umurongo wa 51 na 52 atubwira iby'umusore wakurikiye Yesu. Inkuru iboneka ahangaha itaboneka ahandi mu bitabo 4 by'ubutumwa bwiza. Bamwe batekereza ko uwo musore ari Mariko ubwe, Yohana Mariko ubwe, ariko ibyo nta kibigaragaza. Ikigaragara nuko uwo musore yahunze yambaye ubusa. Uwo musore aho gusiga byose kugira ngo akurikire Yesu, yasize byose kugira ngo ahunge Yesu. Zirikana igitekerezo giteye ubwoba cy'uko kuba imbata y'ikibi byatumye Yuda akora ibyo yakoze. Niki byari bikwiriye kutubwira cyerekeranye no kuzinukwa icyaha kandi kubw'ubuntu bw'Imana tugatsinda? Ahangaha tubonye irari ry'amafaranga, uburyo ari bibi, aho ryagejeje Yuda ukunda amafaranga kugeza naho agurisha umwana w'Imana. Hari abantu bamwe bajya bavuga ngo Yuda
yatagambanira Yesu se byari kugenda biti? Yari mu by'ukuri ngo nicyo yahamagariwe. Iyo turebye inkuru y'ihamagarwa rya Yuda usanga abandi bose Yesu yaragiye ababwira ngo nkurikira, nkurikira, nkurikira. Ako Yuda we yarizanye. Yuda yaritoye. Araza ati nanjye ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati ingunzu zifite imyobo zitahamo, inyoni zifite ibyari byazo, umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Yesu ashaka kumwumvisha ko nta butunzi afite, Yuda akwiriye kuza amukurikiyeho amushakaho. Murebe ukuntu Yuda yari gatumwa. Abigishwa bose uko ari 11 bakomokaga mu ntara imwe, bakomokaga i Galilaya, bari abanyagalilaya. Noneho Yuda we aje aturuka ahandi, Ikeriyoti, niyo mpamvu yitwa Ishkeriyoti cyangwa se Isikariyota nkuko tubivuga mu Kinyarwanda, ni ukuvuga umugabo w'Ikeriyoti. Ni nayo mpamvu banagashyiragaho kugira ngo mbega bamutandukanye n'abandi bose. Araza ati nanjye ndashaka kugukurikira. Kubera iki? Kuko yari yakoze imibare arareba ati Yesu akurikiwe n'abantu b'abaturage b'abarobyi b'i Galilaya badasobanukiwe, batari abanyamugi, kandi arashaka gushyiraho guverinoma, kuzashyiraho ubutegetsi hano mu murwa mukuru i Yudeya, gafata Yerusalemu, nshobora kuzafata umwanya ukomeye cyane kuko yarajijutse. Yesu mu kumwakira ngo akonje kuriya byaciye intege abigishwa. Baravuga bati bababajwe n'uburyo atamwishimiye kuko babonaga Yuda ari umuntu w'umunyacyubahiro, wize, wambaye neza, ugaragara neza, bari abaturage. Bo babonaga kujya bagendana n'umuntu nk'uwo. Abantu buryo bakunda kubana n'abantu bafite uko bameze, bo mu rwego rwo hejuru, bakaba inshuti zabo, bakajya bagenderanira. None no kubana no mwitorero, abantu benshi babifuza ko no mwitorero habamo abantu bakomeye babasha kugira icyo barifasha, ibintu nk'ibyo, cyangwa se babafasha. Nuko Yesu abonye yuko abigishwa bibababaje, yanga gukomeza kubaca intege, aramwemerera, Yuda aramukurikira. Yuda iyo ataza kugambanira Yesu, byari gukorwa n'undi muntu Satani yari ku Burundi akoresha. Ahubwo niwe Satani yabonyemo igikoresho, niho yabonye umurima urumbuka, aba ari gukoresha ahereye ku irari rye ry'amafaranga Yuda ashakaga. Icyigisho twagisoje, ndimo ndongeraho za komantere zanjye nubwo zijya zitwara umwanya munini. Ahangaha rero tubonye ibyabaye kiriya gihe, uko Yesu byamugendekeye, baje kumufata, maze ngo Yuda azana n'igitero. Yuda mu by'ukuri yaje azi neza aho Yesu aherereye, yaje azi Yesu ahantu akunda gusengera, kwiherera hariya mu gashyamba ka Getsemani. Ni ibintu bitamutunguye. Ibintu akenshi ntiyongeye gutaha. Iminsi ya nyuma ya kiriya cyushi yagiye ayimara hariya ku musozi, niho yajyaga kwiherera. Mu cyigisho cy'ejo, Yuda azana n'igitero. Rero Bibiliya iravuga nk'uko twasomye ngo umwe muri 12, ariko uwo nguwo nta wundi, bwari uburyo bwo gusa naho Mariko yashatse nkaho, ndetse na Matayo, gusa naho bajya gutwikira mbega ibya Yuda, ntibamwirura, ntiyamuvuga mu by'ukuri ku mugaragaro. Ariko ubundi mu by'ukuri byari birenze. Hari igihe umuntu abona ko umuntu yakoze amahano, umuntu ntanamuvuge n'izina, nabyo bibaho. Hari igihe umuntu ashobora guhisha izina ry'umuntu mu rwego rwo kumuhishira, ariko hari n'igihe umuntu atavuga n'izina ry'umuntu kubera yuko mu by'ukuri yamugaye, akavuga ati uwo nguwo turiye, cyangwa se wawundira, ibintu nk'ibyo. Uko ngo azana n'igitero. Muri kiriya gitero rero hari harimo umutambyi mukuru ubwe, ni wari ukiyoboye, ari kumwe n'abandi bayobozi bakomeye b'Abayuda n'abafarisayo bari barimo, nta gushidikanya, ndetse n'abapolisi bo ku rusengero. Urusengero rw'i Yerusalemu rwagiraga abapolisi. Rwa rundi rwagiye gufata Mariya Magadalena igihe yafatwaga yasambanye. Abo baraje rero no gufata Yesu. Abo babaga ari Abayuda, ndetse kandi hari harimo n'umutwe w'ingabo z'Abaroma. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko cyari igitero gikomeye giturutse mu mitwe itandukanye, n'abantu batandukanye bose bahuruje baje gufata Yesu. Hakaba harimo n'abandi bantu mu by'ukuri baje gutera akavuyo
mbega b'abanyamahane baje kwangiza nta kindi, b'abanyarugomo nabo bari bahari. Iki gitero rero cyari kiyobowe n'umutambyi mukuru, mu by'ukuri ngo baturutse mbega ku itegeko ry'abatambyi bakuru. Ni ukuvuga yuko iki igitero cyari cyoherejwe n'urukiko rukuru rwa Kiyuda, arirwo bita Sanedriyone cyangwa se Sanedre. Rwari rugize urukiko rero, rwari rugizwe n'abatambyi bakuru ndetse n'abanditsi ndetse n'abakuru b'abayuda, nibo bari bagize ruriya rukiko. Nuko ngo baraza, ubwo begeraga hariya, Yohana avuga akantu kadasanzwe. Yohana mu nyandiko yavuga ko ubwo Yesu yazaga, Mariko ntabyo yanditse, ndamatayo ndumva atarabyanditse, ubwo kiriya gitero cyegeraga aho Yesu yarari, imbaraga idasanzwe yatumye yarabatigishije bitura hasi, yabatuye hasi. Iyo mbaraga yari iturutse hejuru. Wa marayika w'umumarayika wari waje gukomeza Yesu mu kanya kari kashize, ubwo yari arimo asenga, umwe ba Petero babonye aje kumukomeza. Uyu nguyu Yesu ubwo yari mu mubabaro we wa nyuma, ngo yitambitse hagati ya kiriya gitero, ahagarara hagati ya kiriya gitero na Yesu. Ibaze bagiye kubona, babona marayika araje aritambika hagati yabo, bahita banitura hasi, mbega asa n'ukingiriza Yesu. Ibitangaza byose Yesu yakoraga burya byakorwaga n'abamarayika, yabisabaga Imana maze bigashyirwa mu bikorwa n'abamarayika, kimwe nuko natwe ibyo dusaba Imana cyangwa se n'ibitangaza ishobora kudukoresha, abamarayika nibo babishyira mu bikorwa. Ariko ibyo ntacyo byababwiye. Ibaze kugira ngo witure hasi, ubone marayika, imbaraga idasanzwe guture hasi n'umucyo udasanzwe, nurangiza uhaguruke uze gukomeza umugambi mubisha wari wakuzanye. Ni ibintu bibabaje cyane. Ibi nibyo bijya bivuga ko ngo abanyabyaha nibanazuka no mu ijuru, umuntu ngo azazukana ibitekerezo yari afite. Inkozi z'ibibi, wari ugiye kwica, uwapfuye yari agiye kwica, akagira ibyago bakamurasa cyangwa se bakamwica, azazuka avuga ati bari hehe, azaza akurikiranye. Wari ugiye kwiba, azazukana ibyo bitekerezo yapfanye. Niko byabagendekeye rero n'abari abantu bari baje gufata Yesu. Imbaraga za marayika wigaragaje nta kintu zababwiye. Mu by'ukuri Yesu yerekanye mu by'ukuri ububasha bw'ijuru. Babonye abaje gufata Yesu, babonye yuko mu by'ukuri afite imbaraga zidasanzwe, kimwe nuko mu kanya gatoya bongeye guhabwa iyerekwa nanone, ubwo Yesu yakizaga ugutwi k'umugaragu w'umusirikare, umugaragu w'umutambyi mukuru witwaga Marikusi. Rukavuga ko yitwaga Marikusi. Uyu nguyu amukijije ugutwi, agusubiza Yohana niwe ubivuga, amusubizaho ugutwi. Ariko icyo gitangaza barakireba, ugutwi kwari kwacitse, ariko gusubizwaho, ariko ntibyari icyo bibabwira. Nuko Yuda rero ngo yaraje gutanga ikimenyetso. Ubu bwari uburyo bwari bumenyerewe mu by'ukuri, kuko hari n'injoro hagombaga kubaho ikimenyetso kugira ngo bamenye uwo bafata uwo ari we. Hari n'injoro, kandi kiriya kivunge kinini cy'abayuda cyatinyaga ko mu by'ukuri gishobora kuba cyafata utari we, utari Yesu. Kandi nanone bigatuma uwo baje gufata akabacika. Niyo mpamvu rero bari bakeneye ikimenyetso, ko Yuda aza kubaha ikimenyetso kugira ngo bamenye uwo bafata. Kandi ikindi, kiriya gitero cyatinyaga ko gishobora guhura n'intambara cyangwa se n'imirwano yabo ku ruhande rwa Yesu baje gufata. Nuko rero Yuda niko kubaha ikimenyetso cyo gusoma Yesu. Ubu akaba ari uburyo bwo gusuhuzanya bwakundaga gukoreshwa mu burasirazuba bwo hagati mu gihe cya kera, ndetse no mu bice byinshi by'isi. Ubu buryo bwo gusuhuzanya abantu basomana buracyakoreshwa ahantu hatandukanye. Nuko araza, aramusoma, aramuhobera, aramugumana rwose, amusuhuza rwose nk'uko umuntu yaba asuhuza inshuti ye. Yari akamenyero yuko bundi busanzwe n'abigishwa bakunda gusuhuza ba rabi babo cyangwa se abigisha babo muri buriya buryo bwo kubasoma. Nicyo Yuda yaje akora, mbega byari ibintu bimenyereye.
Yesu yashoboraga mu by'ukuri gukwepa buriya buryarya bwa Yuda, cyangwa se ariko cyangwa akanihisha, ariko Yesu ntabwo yashatse gukwepa cyangwa se ngo yihishe, oya. Ikindi kandi Yesu yagiye yagerageza gusa n'uhishira izina rya Yuda, amubwira ko azamugambanira, ngo yo kumukoza abe yamukoza isoni imbere yose, muri cya gihe basangiraga ifunguro riheruka. Ariko Yesu ntabwo yabikoze, ariko yagira ngo amuhe amahirwe yo kuba yakwisubiraho muri cya gihe basangiraga ifunguro rya nyuma. Ariko Yuda we nta kintu byamubwiye, nuko ngo umwe muri bo, niko Yohana Mariko avuga, ntabwo avuga izina rye, Mariko na Luka ntabwo bavuga izina ry'uwo nguwo, ngo wafashe inkota agahita aca ugutwi kuriya mugaragu uriya Marikusi. Kubera iki bitavuzwe? Kuki Mariko yavuzwe ngo umwe muri bo wari uhagaze aho akura inkota? Ubwo Mariko yandikaga iriya vanjiri cyangwa se ubu butumwa bwiza bwamwitiriwe, tubwirwa yuko yakoranaga na Petero, yabanaga na Petero, barabanaga i Roma, ndetse amakuru menshi y'ibyo yandikaga yabibwirwaga na Petero akabishyiramo. Urumva rero ntabwo byari byoroshye kuba yakiramo ngo maze Petero afata ugutwi, afata inkota ate mu gutwi. Hari ikintu mu rwego rwo kutamukoza isoni cyangwa se kugarura ayo mateka y'uburyo yagize intege nke, ntiyashyiramo iryo zina rye, avugamo ngo umwe muri bo mu bari aho ngaho. Ariko Yohana waje wanditse ivanjiri ye hashize imyaka myinshi, iya Mariko yaramaze kwandikwa, we yashyize mu izina, kandi yanayanditse hari na Petero ashobora kuba yari yaranapfuye, ashyiramo izina rya Petero. Petero yari kuba gihari ngo bimukoze isoni, oya, yabishyizemo n'izina rya Petero araryandika. Ndetse n'uriya mugaragu w'umutambyi waciwe ugutwi, Mariko Yohana niwe wavuze uwo ari we, kuko yari amenyeranye n'umutambyi ngo yitwaga Marikusi. Marikusi rero bishoboke ko ari umwe mu bari bagiye gusumira Yesu ngo amufate. Nuko rero Petero aca kuriya gutwi. Biragaragara ko ngo Petero yashakaga, ubundi ntabwo Petero yashakaga guca ugutwi, Petero yashakaga gutema umutwe ngo awusature mo kabiri. Ariko ngo ikiganza kidasanzwe, imbaraga idasanzwe iritambika, iyobya inkota ifata ugutwi. Inkota ifashe ugutwi rero nabwo Yesu agusubizaho. Bivuze yuko ntabwo Yesu yashakaga kuriyamo, n'Imana ntiyashakaga kuriya karagwa umusirikare apfa. Naho ubundi umugambi wa Petero mu by'ukuri akenshi tujya tuvuga ko yarwanye bubwa agatema ugutwi gusa kubera ko afite ubwo, ariko ubundi mu by'ukuri Petero we icyo yashakaga ni ukwica uriya muntu, ni ukwica uriya mugaragu pe, kuko yari yabigambiriye. Mu by'ukuri bisa naho Petero ngo yumvise nabi amagambo Yesu yari yaravuze. Hari amagambo Yesu yari yarababwiye muri Luka, aboneka muri Luka, ndumva ni igice cya 23. Muri Luka hari ahantu Yesu yari yarababwiye iby'inkota, arababwira ati, ndumva ni Luka igice cya 22, Luka 22 umurongo wa 36 kugeza umurongo wa 38. Hari ahantu Yesu yababwiye ngo, ariko nonaha ufite uruhago rurimo ifeza arujyane, n'ufite imvumba nuko, ariko utabifite agure umwitero we ngo abone uko agura inkota. Ndababwira yuko ibi byanditswe bikwiriye kunsohoreraho ngo yabaranywe n'abagome, kuko ibyanjye byenda gusohora. Nuko ngo baramubwira bati, mwami, dore inkota ebyiri ngizi. Arababwira ati, ziramaze. Ahangaha rero Petero we yahise byumva yuko mu by'ukuri Yesu ababwiye yuko bakwiriye kurwana bakoresheje inkota. Nicyo yahise atekereza mu by'ukuri. Ahangaha mu by'ukuri Yesu yahise, isomo tuhabona n'iki? Nuko Yesu yatweretse ko abakristo tudakwiriye kurwana intambara y'umubiri, kabone nubwo twaba dutotezwa, kabone nubwo twaba tumerewe nabi, oya, ntabwo dukwiriye kuvusha amaraso. Icyo yatubwiye tugiye gukora mu gihe tugoswe n'itotezwa n'akarengane ni uguhunga. Nicyo nawe yakoze.
niko yagiye ahunga inshuro nyinshi, ariko ubwo igihe cye cyo kubambwa cyari kigeze yaremeye arafatwa. Rero yaravuze ati niba batoteza barenganya mu mujyi umwe, muzahungire mu wundi. Ntabwo yavuze ngo niba barenganya muzafata inkota namwe murwane. Ariko abantu benshi bagiye barwana mu izina ry'Imana, mu izina rya Yesu, ako n'uyu munsi biracyakorwa, ariko byo byose ntabwo bihuje n'ubushake bwa Yesu. Nuko igitero gifata Yesu kiramujyana. Yuda nk'uko twabibonye, yabonye Yesu bamufashe, ahita abona ko icyo yaruhiye atakibonye, abona yuko ubutegetsi yashakaga atakibubonye, abona ko za mbaraga yatekerezaga muri Yesu byanze. Niko kugira agahinda, abonye ko ahombye. Yari azi ko ashoye make, urundi akoze agakorwa koroshye agakuramo make, ariko n'ubundi azabona menshi. Agira umujinya, abonye ko ari acyuye tarani gusa 30. Niko kugenda kujya kuyajugunyira abatambye, kuyabasubiza. Aravuga ati yareke yange ngayo nguko. Arangije ngo bajya kuyagura isambu yo guhambamo abanyamahanga. Birababaje cyane kumva yuko mu by'ukuri amafaranga yaguzwe umwana w'Imana yavuye mu rusengero, mu isanduku y'urusengero, mu isanduku y'Imana, mu maturo, kandi nanone niyo naho Yuda yayagaruye. Birababaje cyane. Ngaho umwanya n'uwanyu, reka no gukomeza cyane uzirikana igitekerezo giteye ubwoba cy'uko kuba imbata y'ikibi byatumye Yuda kuri ibyo yakoze. Yerekana uko mu bitekerezeho kubatwa uko bishobora kutuganisha ku kibi. Niki byari bikwiriye kutubwira cyerekeranye no kuzinukwa icyaha, kandi kubw'ubumuntu bw'Imana tugatsinda. Kubw'ubuntu bw'Imana tugatsinda. Murakoze cyane. Wanyu mbese turi kumwe? Aracyafite iminota mikeya. Mbese birakwiriye ko abakristo barwana birwanirira bakoresheje intwaro? Murabyumva muti? Ibyo nari ngiye kuvuga, ngwino ye. Byakunze. ariko mfite ikibazo. Uriya musore bafashe yambaye, bagasigarana imyenda akiruka akagenda yambaye ubusa. Kuri iki gihe ashushanya iki? Ngaho ntiyagira uwo kunganira. Uriya musore ashushanya iki? Ndagira ngo nshyireho n'akandi uze kubisubiriza rimwe. Hari aho wavuze ngo kuvuga uko Yuda yakundaga amafaranga cyane. Yesu mu gutora abigishwa be, abandi bose yarababwiraga ati nimunkurikire, ariko baraza ati ndashaka gukurikira. Yesu asa naho ashidikanya kugira ngo amwakire, ariko abandi be bose bakomeje kuvuga aramwakira. Aho ngaho agaragaza ko umuntu wese ahari, ariko hari n'abakurikiye Yesu bandi. Ese Yuda kuki Yesu yanga ko amukurikira nubwo yari azi ko ari umugambanyi, ariko azi ko namukurikira azihana agakurikiza umuco we? Icyo ni kimwe. Ikindi ni uko
wavuze ku byerekeye gukunda amafaranga ko yuda yakunze amafaranga bituma yica ashaka guca ugutwi k'uwo mugaragu, ariko igihe Goliyati yari yembeje abisirayeli, Dawidi yafashe utubuye adushyira mu muhumetso, nuko atwicisha Goliyati. Kuki yiciye Goliyati kandi Imana idakunda abantu bicana, kandi abantu bagomba gusaba Imana kugira ngo ihindure imitima y'abandi, ariko Dawidi agashimwa ko ndetse akogezwa ko yishe Goliyati. Ibibazo byanjye ni ibyo bibiri, bivuze ko koza ikindi cya Pasika. Ese ntawatwunganira, ntawabanza gusubiza? Reka duhere kuri kiriya kibazo cya Simeon. Se kuki uriya musore ngo ni uko umusore umwe amukurikira yifubitse umwenda w'igitare, ngo baramufata basigarana umwenda we, ahunga yambaye ubusa. Sinzi ikigaragara uko mbibona iyi nkuru Simeon, sinzi neza igisubizo ushaka nawe uratubwira. Biragaragara ko uyu mwigishwa uwo ari we wese, yaba ari Yohana, Mariko nk'uko bamwe mu basobanuzi ba Bibiliya babivuga, cyangwa se abaye ari n'undi, bigaragara ko nawe ahangaha yari arimo ahunga. Ahari yashobora kuba yarabonye Yesu bamushoreye agahunga, noneho bakamufata bakamwambura umwenda we. Sinzi niba njya muri ubwo busobanuro, mu busobanuro neza. Biragaragara ko yari afite igihunga cyinshi, bashatse nko kumufata ahari agasa naho basigira imyenda agakomeza akiruka, agahunga yambaye ubusa, nk'uko umuntu bafata ishati akayikura akayireka. Biragaragara ko mu by'ukuri yashakaga guta Yesu pe, kumwitaza, kwerekana ko ntaho ahuriye nawe. Nicyo kigaragara, kandi biragaragaza ikindi, biragaragaza ubwoba bwo guhamya Yesu, cyangwa se kwerekana ko uri kumwe na Yesu. Biragaragaza ubwoba bwo kwerekana ko uri umukristo, biragaragaza ubwoba bwo kwerekana ko mu by'ukuri kwerekana identite yawe. Sinzi uraza kumbwira icyo ngicyo, ahari tuba ari cyo duheraho, nyuma tuze kujya no ku cya muzehe kindi cyo kwa Yuda, nicyo gukoresha inkota. bituma navuze nabajije ngo ese muri iki gihe uriya musore tubikuye mu burasirazuba hagati tukabizana hano iwacu, twamugereranya nande? cyangwa twamwigereranyaho dute? ni iki dukora tukaba dushushanya uriya musore? hari igihe Yego. hari igihe uba waruzi ukuri ukakuvamo, ugakora uko ushoboye kose kugira ngo uko kuri ukiziba amatwi, ndetse ahubwo akaba ari wowe unakurwanya, ndetse ugatanga ibyo ushoboye byose kugira ngo ukuri wamenye gusibangane muri wowe. ngira ngo benshi hari abo mwagiye mubibona ko abantu benshi, umudivantiste wamenye ukuri iyo akuvuyemo niwe uba mubi kurusha umupagane. nakwita umupagane, uretse ko burya nta mupagane ubaho.
utwita umupagani dushobora kumwita umupagani kandi aturusha yenda ubukristo. Umudivantisi wamenye ukuri akakuvamo niwe uhinduka umwanzi w'itorero kurusha abandi bose. Mm. Icyo ni Kuko ukuri rwose. kwambara ubusa ni ukuvuga ko n'imbaraga ubwo nta kindi ashigaje. Urumva ubusa nyine ni ukuvuga ngo iyo ukora kugira ngo uhunge ukuri, urumva yarirutse ahunga Yesu, ahunga ukuri, kandi Yesu yari yavuze ati mwese ibyanjye bizabahemuza. Gusigara yambaye ubusa nta n'akantu n'akasigaranye kuko burya Petero we, urabona ko Petero yagiye, uribuka ko yagiye agera mu ntuza, umuja akamureba akavuga ati wowe, ko n'imvugo yawe ko n'imvugo yawe isa n'iya bandi. Ndakeka ko uriya musore igihe yahungaga, aho yageraga hose n'imvugo ya Yesu yari yarayiyambuye, yaribagiranye. Reka mberekeho. Urakoze cyane, urakoze Simeon rwose. Iyo ni inyigisho yindi, n'icyigisho kindi umuntu abasha kubonamo aha ngaha, twakura kuri uriya musore wagiye yirukanka. Reka tuze ku kibazo kindi cya kabiri cya muzehe. Yatubwiye ibyo, ndumva icya mbere cyo yari inyunganizi, avuga ibyo gukunda amafaranga kwa Yuda. Ibyo ndumva hari bitari ikibazo, ahubwo ikibazo ni kiriya cya kabiri cy'uko Dawidi yakoresheje intambara arwana na Goliyati. Kuki byemewe kandi bikanandikwa no muri Bibiliya? Reka tubanze icyo. Hariya kiriya gihe mu isezerano rya kera, intambara zo mu gihe cya isezerano rya kera, tubona Imana igenda ibwira Abisiraheli ngo mubarimbure, mugire gute, mukore ibi n'ibi. Kandi Imana ntihinduka. Ariko mu isezerano rishya tubona Yesu ababwira ati mubahunge abanzi, wowe ukwatse umukenyero umuhe n'umwitero, wowe ukubise mu musaya umwe umuhe no uhindukire umuhe n'uwundi. Ntabwo Imana yigeze ihinduka. Kubera ko kuki hariya mu isezerano rya kera byagendaga kuriya, ariya moko Imana yagiye yemera yuko arimburwa, ni ukuvuga ngo igihe cyayo cyabaga cyararangiye, igihe cyo kwihana kwayo cyabaga cyararangiye, nta na bamwe Imana yabaga irenganije. Noneho Imana yararebaga igasanga ko ayo moko akwiriye kuvaho mu nzira, akava mu nzira kugira ngo atazagusha urugendo ubwoko bw'Imana, ubwoko bwayo, cyangwa se akaba intambamye mu rugendo rwayo mu isi. Imana igenda iyakuraho, kuko babaga, duhereye nko ku Bamori, abami b'Abamori cyangwa se bari abategetsi b'i Kanani cyangwa se abaturage b'i Kanani, Imana yategetse Abisiraheli kuzabarimbura kuko bari barahawe imyaka irenga 400 twarayibonye yo kwihana. Imana ibwira Aburahamu iti gukiranirwa kw'Abamori ni kuruzura, abo urubyaro rwawe ruzabe rutegerereje mu Egiputa, mbanze ngerageze ngoragoze ndebe ko bakwihana Abanyakanani. Igihe nikigera urubyaro rwawe niho ruzajya kuhatura. Kuba rero bariya Dawidi yarakoresheje inkota, ndetse na Dawidi n'abandi bami b'Abisiraheli baragendaga bakarwana, Imana ikabagabiza amahanga, nuko ayo mahanga Imana yabaga yarayaciriyeho iteka. Noneho Isiraheli ikaba igikoresho Imana ikoresha mu kurimbura, mu gushyira mu bikorwa urubanza rwayo. Dawidi rero yabikoraga mu gushyira mu bikorwa urubanza rw'Uwiteka. Intambara yarwanaga ari Uwiteka ubimubwiye yarazitsindaga, ariko ibyo yarwanaga ku giti cye atari Imana yabimubwiye ntabwo byakundaga. Niko byagendaga. Imana rero ni ukuvuga ngo yabaga yaciye urubanza, ikavuga iti bigende bitya, Abafilisitiya igihe kirageze cyo gukandamiza Isiraheli bave mu nzira. Ni nayo mpamvu Dawidi yishe Goliyati akoresheje umuhumetso gusa. Ese mutekereza ko uriya muhumetso mu by'ukuri ari imbaraga zawo zishe Goliyati? Hoya, ntabwo ari ubuhangange bwa Dawidi, ahubwo
ririya zina yateyemo Uwiteka Nyiringabo, niryo nguteyemo. Uwiteka Nyiringabo rero niwe warwanye ruriya rugamba. Ririya zina yakoresheje niryo ryatumye abasha kugarika kiriya gihanda. Mu by'ukuri nabwo Goliyati ndetse na bene wabo b'Abafilisitiya igihe cyari cyageze kugira ngo batsindwe. Ahangaha rero icyo twavuga ni iki? Ni uko abantu bahitamo gukoresha imbaraga. Iyo abakristo bahisemo gukoresha imbaraga, Yesu rero yabwiye Petero ati fata inkota yawe, kuko uwitwaza inkota azayicishwa. Yesu yashatse kuvuga iki rero? Ko abantu bahitamo gukoresha imbaraga, igihe kimwe bitinde bitebuke baza gusanga yuko mu by'ukuri bageze aho bagatsindwa, bibarangirana nabi. Umuntu ashobora kwica, ashobora gutegeka, akica abantu uko ashaka, ibintu bikamara igihe kinini cyane, ariko igihe kinini Bibiliya iravuga ngo uwitwaza inkota arayicishwa, igihe kiragera agatsindwa bikarangira. Niko bigenda, uko Yesu yavuze. Kandi birenze ni kuri ibyo, kuva rero ijuru ritemera ikoreshwa ry'imbaraga, abantu rero bitwa abakristo, abavuga ko ari abagaragu b'Imana, ntabwo bagomba gutegereza ko Imana izabafasha cyangwa se izabarinda muri urwo rugamba rwabo rwo gukoresha intwaro rwose, igihe baba banyuranyije n'amategeko n'amahame y'ijuru. Ntabwo ijuru ribafasha. Niba ugiye kurwana ukoresheje imbaraga, cyangwa ugiye gukoresha uburiganya, cyangwa se ugiye gukoresha ruswa kugira ngo ubashe kugera ku bintu runaka, ntabwo ushobora gutegereza ko ijuru rizafatanya nawe. Uba ugiye ku giti cyawe. Iyo ugiye ku giti cyawe rero, amaherezo ugeze aho nawe bikazakugarukira. Nuko nyine uwicishijwe inkota uwicishije inkota nawe akazayicishwa amaherezo, kuko ntabwo ijuru riba riri kumwe nawe. Kandi ikindi, uriganyije nawe amaherezo ageze aho akariganya. Imbaraga rero y'ubutumwa bwiza ni imbaraga y'urukundo. Ubutumwa bwiza butwigisha kugira urukundo n'imbaraga y'urukundo. Iyo intsinzi rero zibonetse hakoreshejwe imbaraga cyangwa se ubundi buryo ubwo ari bwo bwose bw'uburiganya, n'iby'akanya gatoya. Umuntu ashobora gukoresha imbaraga akarwana, agatsinda urugamba, akabona yuko mu by'ukuri yatsinze. Cyangwa se umuntu ashobora gukoresha ibintu nk'ibi, agapiganira ikintu runaka, akakigeraho akoresheje inzira y'uburiganya cyangwa se y'amanyanga, akabigeraho yariganyije. Bishobora, ariko ibyo ni iby'igihe gito. Ntabwo ibyo bintu ari ibintu bihoraho. Amaherezo uwicishije inkota ageze aho akayicishwa, bigeze aho bikarangira. Rero aho turebera uko bigenda ku butegetsi cyangwa se ku itorero ryakoresheje uburiganya, turebe ibivugwa ku butegetsi bw'itorero buvugwa muri Daniyeli 7 umurongo wa 25. Daniyeli 7 umurongo wa 25 dusoma amagambo avuga ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Uyu uvugwa ninde? Ni ubutegetsi bw'agahembe gatoya, ubutegetsi bw'ubupapa bwakoze ibishoboka byose, bukarenganya abantu bukoresheje intwaro n'iki byose, bukagira imbaraga bikarekerwa mu maboko yabwo imyaka 1260 yose. Ariko yageze aho irashira, nabwo buranyagwa, burahangamurwa, ngo wicishije inkota azayicishwa. Ibi rero birerekana yuko nubwo byatinda umuntu akora ibyo ashaka yica agakiza, bigira iherezo. Abana b'Imana rero ntabwo tubwirwa inama, tubuzwa gukoresha imbaraga igihe umuntu aguhohoteye, igihe umuntu aguhiga, igihe ubuzima bwawe buri muri kaga. Inama tugirwa ni uguhunga, ntabwo ari uguhangana. Ndumva ari icyo nasobanura mu buryo burambuye. Murakoze. Kuri icyo wongeraho na kano ni uko kuri iriya myaka bari barahawe 400, Nowa yubaka inkuge. Igihe yamaraga kwinjira, abantu baraje baravuga ngo nyabuneka Nowa dukingurire. Yari umunyamahoro.
muzi ko gusenga bikingura ijuru. Ntabwo yasenze ngo mana nyabuna nyabuna bababarire kingura urugi binjire, ahubwo yaravuze ngo si jye wakinze ni marayika, kandi urugi rwamaze iminsi 7 rwikubeta, nta nubwo marayika ngo yarukubiseho ako kanya, rwagiye buhoro, rwatangiye kwikinga buhoro, rumara iminsi 7 kugeza igihe tererantoma nk'uko isaha ubona igenda. Ntabwo yaje ngo ahita akubitaho, oya, barubonaga rugenda buhoro ngo nyine barebe ko hari abazi. Igihe imbabazi zirangiye kugeza igihe rwikubiseho, iyi ntuza zimaze guhinga imirabyo ikubise, baravuga ngo nyabuna tukingurira, aravuga ati si jye wakinze ni marayika wakinze. Kuvuga ngo igihe mwahawe cyararangiye, nta kundi nagenza. Kimwe n'iriya myaka murakoze 400 cyane. rero y'abariya. murakoze. nagira ngo Murakoze cyane. mbaze akabazo kamwe mutararangiza. Itorero ryacu ntitwizihiza Pasika. Hano hari umuntu twaganiriye ambaza icyo kibazo, ambaza ati kuki mutizihiza umunsi Yesu yaturutseho? Njye navuze ko nk'uko mbitekereza abashatse barawizihiza. None Pasika, impamvu itorero ryacu ritawizihiza ngo Pasika nigere dutumire abakirisitu, dutumire abantu bose, natwe tujye mu rusengero maze dukore Pasika nk'uko abaporoso bayikora, nk'uko abagatolika bayikora, ni iyihe mpamvu? Ese itorero ry'abadivantisite ntiryizihiza Pasika? Itorero ryacu rirayizihiza ariko mu buryo butari nk'ubw'isi. Ntabwo tuyizihiza nk'iriya ngaruka y'umwaka, iriya Pasika y'amatariki yo mu mwaka yo mu kwa 4, akenshi nk'uko ab'isi babishyizeho cyangwa se uko itorero ry'i Roma ryabishyizeho. Ahubwo twebwe abadivantisite tuyiruhuka mu muhango w'ifunguro ryera. Twibuka icyabaye kuri Pasika yacu. Twibuka icyabaye kuri Pasika kurenza kwizihiza Pasika nk'umunsi nk'uko abandi babigenza, ab'isi babigenza. Twe twizihiza icyakozwe kuri Pasika, icyo Pasika yashushanyaga. Icyo Pasika yashushanyaga rero nicyo kiba ku munsi w'ifunguro ryera. Ahubwo n'abazasanga mu by'ukuri twagombye tuyizihiza buri gihembwe, kuko akenshi mu matorero menshi haba ifunguro buri gihembwe. Ahenshi biterwa n'uko bariteguye. Ni muri ubwo buryo rero twebwe twizihizamo Pasika yacu. Ntabwo tuyizihiza muri buriya buryo bw'isi yahisemo yo kujya yizihiza nk'umunsi bagira ibirori. Oya, bijya gusa nk'iby'abayuda. Twe tubyizihiza ubwo tujya ku meza y'umwami. Nimusoma neza muzasanga ari muri ubwo buryo. Nikose Sinzi niba ari Pasika twese umunsi wa Pasika nk'uko uvuga mu ifunguro ryera. Mu ifunguro ryera tuba twariyeje nk'uko bivuga, tukajya gusaba Imana kugira ngo amaraso ya Yesu ubwo yari yakize abantu ibyaha n'umubiri we tukawurya, kuko nyine ari umubiri wa Yesu. Ariko se Pasika harya yashushanyaga nayo ibyo ngibyo? Yego, ahari yenda n'abandi bamfasha. Pasika yashushanyaga ntama w'Imana, amaraso ya Kristo azagira.
y'umwana w'intama azameneka agacungura, mbega kuva ku gihe cy'Abisiraheli yari amaraso y'umucunguzi. Yego Simeon. Pasika iva mu gihe Abisirayeli biteguraga kuva mu Egiputa, babwiwe kubikira umwana w'intama udafite inenge, bakawurya, bakawurisha imboga zisharira, bakawurya batwesa inkweto, ndetse ntibagire ibyo basigaza. Ibyo bagomba byasigaza baravuga ngo bizabikirwe. Kubera iki? Kuko iryo joro amaraso yasizwe ku nkomanizo z'umuryango byagaragaza ngo marayika nahita ku mazu agasanga ayo maraso ntabwo azarimbura abana b'imfura. Wibuke ko n'abana n'Abanyegiputa bari aho bagiye kubona, baravuga bati uko Abisirayeli bamaze gusiga amaraso ku nkomanizo z'imiryango yabo, barabigana nabo basigaho, abana babo b'imfura ntacyo babaye. Iyi Mana rero yabwiye Mose ngo kizababere urwibutso rwa iyo niyo Pasika cyangwa se guhitaho. Byashushanyaga umunsi Kristo azabambwa. Nicyo cyatumye Yesu Kristo mu ijoro agiye kugambanirwa yavuze ati muzane, ategura ibya Pasika abibutsa ibyabaye mu Egiputa, avuga ati iki gitambo kigiye gutambwa niyo Pasika iheruka, nta yindi. Mujye mukora gutya kugira ngo munyibuke uko muzajya munywera kuri iki gikombe, uko muzajya murya umugati, muzajya mwibuka amaraso Kristo yasheshe n'umubiri we kugeza aho azazira. Pawulo niko abivuga. Ntabwo rero ari bya bindi bya buri munsi ngo nako bya buri mwaka by'ikino. Pasika yacu yatambwe rimwe, kiba igitambo gihoraho, kandi Yesu asiga aduhaye isezerano y'uko iyo Pasika uko tuzajya tuyizihiza. Nuko rero iyo mu Egiputa yari igishushanyo cya Yesu Kristo ubwo agomba gutambwa, nicyo gituma ari we twizihiza ibyo yatubwiye kandi akabidutegeka ko igihe tuzaba turya tunywa tuzaba twibuka isezerano rye kugeza igihe azagarukira. Ndumva ari aho naba ngejeje, sinzi niba cyumvikanye. Murakoze. Ndumva cyumvikanye kuko murakoze cyane. Ndi kumwe n'umuntu utari umudivantiste. Nagira ngo ngira ko mugera kumwongeraho rwose. Iyo Pasika niyo yavugaga ko tuzongera kuyikora mu ijoro, kugira ngo mu ijambo rimwe abasha kumva, kugira ngo asobanukirwe icyo Pasika yashushanyaga cyararangiye. Pasika, umunsi mukuru wa Pasika washushanyaga urupfu rw'umucunguzi, ntama w'Imana, umwana w'intama w'Imana uzapfa agapfira abanyabyaha. Nibyo byabwiwe Abisiraheli, gutamba umwana w'intama, kubaga umwana w'intama, amaraso ye bakabasiga ku nkomanizo z'imiryango yabo. Ibyo nibyo Abisiraheli bakomeje kugenda bizihiza. Ariko umunsi Yesu yapfaga, kiriya gihe, uriya munsi mukuru wa Pasika byari birangiye, kuko n'umutambyi wari ugiye gutamba ari mu rusengero, ngo intama yahise imucika azamuye icyuma. Ubwo Yesu yapfaga ku musaraba, umwenda wari ukingirije ahera utabukamo kabiri. Ni ukuvuga umunsi mukuru wa Pasika urangirana na hariya n'urupfu rwa Yesu. Igisigaye rero kibaho niki? Ni ukuvuga ngo nta mpamvu yo kongera kwizihiza Pasika nk'umunsi, ibyo byari birangiye. Ariko nubwo byarangiye, hari dushobora Yesu atubwiye ko tuzajya twibuka urupfu rwe.
tuzajya dukomeza kurwibuka, ariko tutarwibuka tuvuga ngo ni pasika, ngo ni umunsi mukuru wa pasika, kuko pasika yo yarabaye. Icyo tugomba ni ukwibuka urupfu uburyo turwibuka ahanini mu buryo bugaruka bw'ingaruka, bugenda buba ingaruka minsi runaka, tubikora mu buryo bw'ifunguro ryera. Nibyo Yesu yatubwiye ati kugeza ubwo tuzasangira vino nshya mu bwami bwanjye, kuko twarabibonye ko mu ifunguro ryera hakubiyemo kwibuka urupfu rwa Yesu, ariko kandi no kwibuka n'isezerano Yesu yatanze yuko igihe kimwe azagaruka, kandi ko tuzajyana mu bwami bwe, tukazasangira iyo vino nshya, tukazasangira nawe ku meza. Ntabwo rero tuyiziza kuko pasika yararangiye, umunsi mukuru wa pasika icyo washushanyaga cyararangiye, ariko urupfu rwa Yesu dukomeza kugenda turwibuka. Akandi nuko ahari yenda uwo yakwibwira yuko nka Kiliziya Gatolika ikora ngo icyo bita Ukarisitiya buri Sande, buri cyumweru. Kuki Abadivantisiti bahitamo kujya ku meza buri gihembwe cyangwa se buri mezi runaka? Ni ukugira ngo bitandukane, abantu bataza kubyita icyo bita monotoni, ngo abantu bibwire ko ahari ari ibintu bisanzwe. Sinzi niba mwarabonye uko abantu binjira ku Kiliziya ukabona n'umuntu wanyoye inzoga wagize ko cyaraje akoze ikimenyetso, arinjiye, arapfukamye, aragiye, ngo ndakuramutsa Mariya. Abantu ni ibintu basa naho donc kugira ngo abantu batazajya bibwira yuko bavuga ngo ni ibintu bisanzwe. Oya, kandi wibuke ko Abagatolika bo bavuga ngo ni umubiri wa Kristo kuko bariye. Hari n'ibinyoma byavuga ngo hari uwaje ngo umugati arawutwara, ngo awugejeje mu rugo ngo asanga wahindutse amaraso, ngo agira ati ibintu nk'ibyo. Oya, Yesu yavuze ko ari n'urwibutso, ni ikimenyetso. Naho biriya byo mu Gatolika bavuga ngo padiri ahamagara Yesu akaza akaba igitambo, akaba amaraso n'inyama nzima, ntabwo ari byo. Sasi satanike. Twebwe rero niyo mpamvu dukora buri gihembwe cyangwa se buri mezi atandatu cyangwa buri ryari, kugira ngo ibe okaziyo sipesiyale yo kwegerana n'Imana no kwibuka amaraso Kristo yasheshe ku musaraba, no kumenya agaciro ko gucungurwa kwacu. Murakoze cyane. Reka ahari ndibwira ko bisobanutse bihagije. Muzehe ndabona yaragifunguye. Okay. Claudine wadusengera, wari ufunguye mikoro. Yego Herma. Ni mu buryo bwo gusubiza Simeo, ibintu by'imihango twe kujya tuvuga amazina y'amadini. Urugero, Mose yabwiwe gukuramo inkweto kuko aho yarahagaze ari ahera. Ririya somo ukurikije ngo ngiye ahera ngomba gukuramo inkweto, abayisilamu baryapurika kuturusha kandi bafite ukuri, biri no muri Bibiliya. Wajya ahandi ngo igihe cyose, mwene magambo, igihe cyose ntabwo ari rimwe mu mezi atatu wajya wibuka uriya mubiri n'amaraso. Uzafata rero buri cyumweru undi agafata rimwe mu mezi atatu, ninde ufite ukuri ninde utagufite? Simvuga ibyo kuba yamanutse akajya muri ako kantu. Icyo ushaka kuvuga, bitewe n'isomo hari aho rwose icyitwa imihango nta torero wavuga ngo rirushe abandi kuyikora neza. Ahubwo dutumbere ngo urugendo tujya mu gakiza kwa Yesu bimeze biti.
icyo mbivugiye ni uko amasisiteme n'amazina menshi n'amatorero menshi ntabwo ari acyazajya mu ijuru, hazajyayo umuntu ku giti cye kandi aturutse mu madini yose. Na Bibiliya irabivuga ngo mbona abantu bo mu ndimi zose, mu madini yose, mu byiciro byose, biri ku nyanja y'ibirahuri. Ako kantu niko nashaka gusura inyama. Murakoze. urakoze nawe Herman, urakoze kuri iyo nyunganizi. hari Claudine, icyo hanyuma navugaho usoze gitoya. unadusengera. Okay. Mm. Nibyo koko Herman ibyo avuze ni ukuri, ariko n'ibyo muzehe avuze ni ukuri. Wenda icyo njye navuga, twebwe dushobora kwivuga kuko ari twe twiyiza, abandi tuzi bike, ariko abadivantisite nk'uko mwabivuze, ifunguro ryera, kujya ku meza, ni nka kumwe Yesu yicaranye n'abigishwa be 12 yavuze ngo iyi wino tuyisangiye none nta na rimwe nzongera kuyinywa mpaka turi mu ijoro. Bitwereka ibintu bibiri: hari urupfu Yesu yari agiye kudupfira, amaraso ye yari agiye kumeneka, ariko bikanatwereka ijuru dutegereje, ubundi tuzongera gusangira n'umucunguzi wacu. Ibyo rero muzehe yavugaga ndabyumva cyane, wenda icyo ubusobanuro bw'iyo mihango nicyo tudahuzaho. Naho ubundi ubashije kwicarana na Yesu buri munsi, wa mugani nta kintu byaba bitwaye. Ubusobanuro bwabyo ni uko bamwe bavuga yuko urupfu rwa Yesu ku musaraba rutari ruhagije, tugomba kongeraho. Igituma rero muzehe yavuze abakatolike ni uko buri dimanche bakora igitambo, niyo mpamvu babigita ngo ni igitambo cya mbere. Mbese buri dimanche batamba Yesu bundi bushya, mu gihe twebwe twizera ko rimwe gusa byari bihagije, aribwo yapfuye ku musaraba. Buri gitambo cya misa Yesu kuri bo arapfa, ariwe muriberi we muri uriya mugati, iriya wino rwose, ko umupadiri afite uburenganzira bwo guhindura amaraso ya Yesu, bivuga ko bagomba kubikora buri munsi. Niyo mpamvu umuzehe yavuga ati barinjira ukabona rwose bacishijwe bugufi, n'uvuye kunywa inzoga n'ugize gute agacishwa, nuko bazi ko agiye gutamba umwami, atambira ibyaha bye. Nicyo gitambo cya misa, kandi twizera ko ku musaraba igitambo cya Yesu cyari gihagije, kuko ngo ntabwo twakijijwe n'amaraso y'intama, ahubwo twakijijwe n'amaraso y'Imana ihoraho iteka ryose, n'igitambo gihoraho. Naho bitandukaniye, ubusobanuro duha iyo mihango nibwo butuma bitandukana, kuko twizera ko Yesu yadupfiriye rimwe, kandi igitambo cye rimwe cyari gihagije kwishyura ibyaha byacu. Nta kindi na kimwe twakora kugira ngo birenge icyo gitambo. Par contre abandi bo bakavuga ko bagomba guhora batambira ibyaha byabo, naho bitandukanye. Ikindi wenda navuga ni kuri Pasika, nayo ni muri ubwo buryo. Navuze ko twibuka ibyo Yesu yadukoreye, aricyo gitambo kimwe yadutangiye ku byaha byacu, abamwizeye bose yabahaye ubuzima bw'iteka ryose, noneho bikanatwibutsa umunsi tuzaba tugeze mu ijuru, tuvuye muri tuzagira iyindi Pasika turi kumwe na Yesu. Izaba isobanuye muri indirectement ko igitambo Yesu yatanze gitanze umusaruro, ariko izaba inasobanuye ko tuvuye mu byaha, tuvuye mu buzima buturuhije, ubuzima bwacu ibintu byose bihindutse bishya ubwo tuzicarana na Yesu dusangira. Nicyo nabivugaho. Ubwo rero pake yacu Yego twebwe, Claudine, harakanani. Yego komeza. iyi Pasika yacu twebwe, Pasika yacu ifite ibintu bikomeye itwibutsa nyine icyo gitambo cya Yesu yadutangiye, tukizera ko ibyaha byacu tubibariye kubwo kwizera, kandi ikanatwibutsa umunsi tuzaba turuhutse mu ijuru, turuhutse imiruho yose y'isi. Nicyo nongeragaho. Murakoze. Urakoze Claudine, unyibukije akantu ntari navuze. Pasika bayizihizaga nk'ikintu kizabaho, Abisiraheli bizihiza Pasika. Noneho twebwe twizihiza nk'icyabaye, byarangiye. Ariko abandi bo mu yandi madini bizihiza Pasika bakomeza kuyizihiza,
ni nk'ikintu mu by'ukuri icyo kintu ntibagifata nk'ikintu cyarangiye. Pasika yararangiye, ubu ngubu mu by'ukuri twizihiza ibyamaze kuba, ariko bayizihizaga bwa mbere bashyizeho kwizihiza Pasika muri ya minsi bizihizaga ibizaba, ariko ibyo byararangiye, Pasika yacu yararangiye. Ngaho dusengere dusoze. Murakoze. dusenge. Turagushimiye data twese uri mu ijoro, turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye ko uba utwigisha gahoro gahoro kandi ukaduha n'ubwenge bwo kumva ijambo ryawe. Tuzi neza ko mu maraso yawe Yesu ariho tubonera ubugingo, kandi tukizera yuko twabuhawe nitukwizera, tukizera n'igitambo cyawe. Nuko rero Mwami utugenderere kugira ngo kuri wa munsi tuzabashe guhagarara nk'uko wadusezeranyije ko tutazongera kunywa ukundi kugeza turi kumwe, kandi icyo gihe tukaba tukibona hafi yacu. Turi kugira ngo tubyizere, tubyiringire, bityo bizaba ugarutse Mwami uzasanga bitunganye. Twize icyigisho gikomeye cyerekana ko nubwo duhora dukurikira Yesu dushobora kuzamuhunga twambaye ubusa. Twize icyigisho gikomeye ko impamvu zose zituma dukurikira Yesu buri gihe zitaba ari nziza, tukamera nka Yuda dufite izindi nyungu dukurikiyemo, dufite ibyubahiro dukurikiyemo, dufite kugaragara dukurikiyemo, ariko ibyo byose nta kintu bitumariye Mwami. Utwigisha uko dukwiriye kugukurikira, utwigisha uko dukwiriye guhinduka, kandi utwigishe kubana nawe tuba abawe by'iteka kandi by'ukuri. Nuko rero dusengeye benshi batarakumenya, dusengeye benshi bakuze ariko batakuzi nk'uko bihagije, ndetse natwe turisengeye kuko ntiturakumenya nk'uko bihagije, kugira ngo twese uduhe kugufata tugukomeze, maze abe ari wowe ibyiringiro byacu mu buzima bwacu bwose, kandi uduhindure by'ukuri. Ingeso zacu urazizi, intege zacu nkeya urazizi, tuyoborwe n'umwuka wawe wera kugira ngo duhindurwe by'ukuri. Tukweretse abarwayi bose, tukweretse iri tsinda ryacu, tukweretse n'abera bose bateranira hirya no hino Mwami Imana banyura iminiho y'imibabaro yo muri iyi si, kugira ngo twese uduhe gufatanyiriza hamwe, bityo Mwami Imana umurimo wawe ukorwe vuba, kandi Mwami Imana ubwo uzaba ugarutse tuzahagarara tudatsinzwe. Turakwiragije rero kugira ngo ejo uzaduhuze turi bazima. Hari abagiye mu kazi, hari n'abagiye kuryama. Mwami Imana twese ubane natwe, tubisabye tugize mu izina rya Yesu, amen. Amen. Murakoze cyane, turasoje umunsi rwose twisanzuye pe, turagaciye. Ni ubwa mbere dukoresheje igihe ahari kingana gutya, nta kundi tumazeyo, ariko byari byiza, byari ingenzi cyane. Nahejo rero mu ngingo ikurikiraho, umva ejo tuzaba turi kumwe na Herimani, niwe uzatuyobora mu cyigisho cy'ejo. Umugoroba mwiza cyangwa se ijoro ryiza kuri buri wese.